twongeye kubaha ikaze bakunze bacu ku Nzira y'Ukuri TV. Amahoro y'Imana n'abane namwe, urukundo rw'Imana nirubazenguruke, kurindwa, gushyigikirwa, kuzura umwuka wera bibe kuri mwe. Imbere ya kamera turi kumwe na Mama Fabrice. Mama Fabrice, umeze ute? Meze neza, ndashima Imana. Urakomeye? Ndakomeye, nawe urakomeye? Ndakomeye. Ivuga butumwa rimeze neza. Ejo bundi rwose mu minsi nk'umwe nyuma, umunsi umwe ushizeho narindaho bita muri Huye. Wari uri muri Huye? Muri Huye wagira ibihe byiza? Navugije umuduri. Uvuga iki? Ariko ndashaka gusetsa abanyarwanda. Ndangije ncuranga na ya nanga ya Kinyarwanda. Si umuduri si ubwo ngubwo? Harya niwe muduri? Umuduri ni kamwe gafite akameze bakubita. Hanyuma uyu nguyu wo ku munwa? Ikondera se? Ikondera, aha. None se abagore bazi kuvuza ikondera? Ngiye ndabizi, narabyize, umunsi barabingishije ndabimenya. Mu rusengero se? Ku itorero rya Kansi ndanabasuhuje, abakunzi bacu bahari bambwiye ko badukurikirana cyane ku Nzira y'Ukuri TV. Mu by'ukuri rwose banguye neza. Barampezagiye, banguye neza, baranyishimiye. Barishima cyane, baravuga ati tugize umugisha ukomeye. Uko Mama Fabrice nawe tumwigishije kuvuza ikondera n'umuduri. Iki cyumweru rwose waragiye bisanzwe. Ku wa gatatu nari meze neza cyane, niho narindi kuva kwa kabiri nimugoroba, ku wa gatatu ejo ku wa kane twari turi ku itorero rya Biryogunda, nasuza abantu bose bahabarizwa n'abahakunda. Naho twagiriye umugisha na korali Rubonobono. Kandi Imana yabanye natwe ku ndirimbo nyinshi nziza, kandi n'ijambo ry'Imana ryiza ryatweretse yuko Imana iri hejuru y'amateka yacu, kandi yari hejuru yarusha imbaraga. Ndetse twibutswa ko umuntu wese akwiye guhamagara Ahabu. Niba umukozi w'Imana Eliya yarahamagaye Ahabu, bakamubwira ngo tujye ku musozi, bakagenda akajya kumwerekera y'Imana. Twabwiwe ko dukwiye guhamagara ibibazo dufite, tukabibwira ngo muze tugende, ngo ukagenda ukabibwira ukuntu Imana ibiri hejuru birusha imbaraga. Ngo wamara kubibwira ukuntu rero Imana ibiri hejuru birusha imbaraga, hanyuma ngo byo ubwabyo biribwiriza. Kandi koko ni ukuri, ibyo umushumba wacu itorero rya Rubonobono namusuhuza, ibyo yavuze ni ukuri. Iyo ugize umugisha ukagira imbaraga zigwiriye zo guhamagara ikintu ukicarana nacyo, undi ari ukuntu wicarana n'ikigeragezo ukakibwira ati, ukagiha ubuhamya bwahashize, ukakibwira ati hari amateka mfite kandi arandi Imana yenda kundemera, ukagiha ubuhamya ukakibwira ati wari uzi ko ikintu nacyo cyarangiye nawe uzarangira, wari uzi ko ikintu nacyo cyarangiye nawe uzarangira, wari uzi ko n'ejo ryakeye niririra cye kirya kintu kirangira vuba, ariko cya kintu uhita ugirira ubwoba. Uzacunge, ntabwo mbizi niba wowe wenda byakubaho, uzacunge iyo ugiye nka ya makaritsiye y'abamimbwa, nka karitsiye ntuyemo ibamimbwa nyinshi cyane. Hanyuma iyo uhuye nazo uri wenyine, ari nk'ukuntu ntabwije ngahura nazo, iyo uzeretse kugiza ubwo irakuririka gukinisha, ikajya yikinagura, ikajya harika ikinagura. Noneho ariko iyo uyeretse ko ntabwo bufite, ikagukabukira ugahagarara ukema, ndetse ahubwo ukaba wanakora hasi gutya. Tuvuga ati uyu muntu nawe ndabona akazi atoroshye. Uko rero niko n'amakuba yacu amera, iyo uhagaze hamwe ukayaha ubuhamya aribwiriza. Ngayo nguko. Wari urimo tubwira urugendo umaze iminsi ivuga butumwa, umaze iminsi urimo gukora rwose, kandi urumva ko wagiriye ibihe byiza mwivuga butumwa. Imana ibishimirwe. Hajya uvuze ko wari uri kumwe na korali Rubonobono, nimwe yarindiye urwambariro rw'abera. Urwambariro rw'abera yo ku itorero ryacu rya Rubonobono. Abenshi murabizi ko ndi Mukankuranga Jacqueline, Mama Fabrice, ubarizwa ku itorero rya Rubonobono. Ni nayo korali yaririmbye ngo urumugira neza. Urumugira neza, ni nayo yanaririmbye ngo igitego cyarinjiye. Babandi bagira danse ziteze na kuri danse. Buriya danse burya ziva naho umuntu rimwe na rimwe anaturuka. Bariya abantu rwose mu buzima n'abanyamuziki. Ni abanyamuziki, turi abanyamuziki. Twakuriye hafi y'umuziki, tuba hafi y'umuziki, turawumva rero. Merutse kwibona ngira ngo ni korali yo ku Nkombo. Korali yo ku Nkombo niyo twabonye igira danse zidasanzwe, kandi abantu barabikunda cyane, kandi turashimira n'abakunzi korali Rubonobono rwose itoroshye. Abakunzi ba korali Rubonobono, no ku cyumweru tuzaba turaho bita Amasizi saa 8, kandi tunateranira hano mu Gatsata. Tubahaye ikaze.
n'ikaze mu rubonobono. Hari ibihe byiza abantu baravuga ngo itorero ryaraguye, ngo itorero ngo impinduka zaryo ngo zatumye abakristo bagwa. Yewe iwacu nibwo tukibyuka rero, turabyutse, dufite dance, dufite umuziki urura. Ndashimira dirija wa korali rubonobono na president wa korali rubonobono, Imana imumugisha. Bafite umuziki ku buryo wumva ukaruhuka mu bwonko. None bari abahungu bakora dance n'abakobwa babo, kavuga ati Imana iracyari nzima mu bantu. Kuko biriya bintu ntabwo bya utanyweye tunuri na mukubita umwici, biriya bintu udafite umwuka ntiwabishobora. Icyo cyo ni ukuri, nta tunuri irimo, icyo bita swingi na horo ntazirimo. Ntabwo biriya bintu wabyigirisha papa. Ntushobora kubyina indirimbo 5 zose ngo zirangire ubyina ubishobore. Bigaragara ko hari umwuka ubu birimwo. Buriya ni umwuka. Ni umwuka birimo, ariko mujye mwemera aho kukiga ibintu byose mu charging. None se wagize ngo umwuka utabirimo byashoboka? Ari igihe uri muntu koko nabona abakunzi bacu bazatere comment, ariko ni umwuka. Ari igihe yakuzana kubita dance ukavuga utura niho. Erega burya ni umwuka. Erega Imana, buri Imana nubihera no kwa Dawidi na Sawuli, ngo Sawuli yajyaga afatwa n'imyuka mibi agamagara Dawidi ngo agakora ku murya w'intanga, abadayimoni bakijyana. Ubundi hari ibintu biruhura umuntu, abadayimoni bakagenda bubwihebe, bo kwiyica, bo kwiyahura, bo kwangirika, bo kwanga abantu. Nkanjye iyo nagize umugisha nkihura n'umuziki nkuriye wakora rubonobono, abantu bose mba nabababariye, mba nabakunze, mba numva nabanye n'abantu bose amahoro, wabakunze kabisa, mba numva ari amahoro. Iby'abantutse ntabwo mba nkibyibuka. Ni nayo mpamvu ndakomeje kuvuga ngo biriya ni umwuka ubizana. Biriya ni umwuka ubizana, ntabwo rubonobono yabishobora, ariko bashobozwa byose na Kristo baha imbaraga. Yego, dufite migi ibyinitse kijyaruwa nkanjye wabyinnye mu kabari. Kuva nkumenye Yesu wangiriye neza. Ariko urayizi si yo ndirimbo buriya nawe? Ndazizi ariko buriya byose ndagira ngo mbabwire ngo hari impamvu yabyo. Hari abo dufite kandi nk'amakorari meza kandi yuzuye umwuka wera w'Imana, aririmba gake yitonze. Akaba ari nizo dufite zidundisha nka kuriya. Byose ni ibyo kurya bivangavanze bigira umugenzi umumaro. Yego. Mukuri nubwo wenda ibikoresho birimo bigenda bidutungura, ariko ndabizi neza yuko ivugabutumwa ryo ntirizabura gukomeza. Hey!